bibiri. Nyuma yako tumaze kwerekwa n'abanyeshuri bagiye gusoza amahugurwa, hagiye gukurikiraho akarasisi tugiye kugezwaho n'abana biga mu mashuri abanza baturuka mu bigo bitandukanye. Aka karasisi kakaba karateguwe ku bufatanye busanzwe hagati ya polisi n'abandi baturarwanda bose. By'umwihariko aka karasisi kateguwe mu rwego rwo gutoza abana uburere mboneragihugu n'umuco wo gukunda igihugu, kugikorera harimo no kukirinda kuva bakiri bato. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, munyemerere twakire aba bana bayobowe n'umwana muto witwa Umutoni Ange, batugezeho nabo akarasisi baduteguriye.
nyakubahwa mushyitsi mukuru, akarasisi kari imbere yanyu kari mu masibo 3 kagizwe n'abanyeshuri 320 biga mu mashuri abanza. Munyemera gutangiza akarasisi kari bwereke mu ngendo yose. Nitwa Mutoni Ange, umuyobozi wa akarasisi, nyakubahwa mushyitsi mukuru. Mushyitsi mukuru, aka karasisi dushoje kubereka twagatorejwe mu ishuri rya Police Training Gishari, twanangukiye ibindi byinshi birimo gukura igihugu no kugikorera. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, dukunda cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda waduhaye igihugu cyiza n'amashuri hafi, kandi twiteguye kugikora no kugiteza imbere kuko ari twe Rwanda rw'ejo. Ndasaba ngo munyemere nsore akarasisi mu kibuga, nyakubahwa mushyitsi mukuru.
Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nyuma y'akarasisi gashimishije tugejejweho n'abana bacu, munyemerere dushimira abayobozi bombi n'abo bafatanyije ku karasisi keza bamaze kutwereka.